Bakristo bene data, banyarwanda banyarwandakazi, inshuti z'umusaraba, nagira ngo mbasuhuze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu ashimwe kandi amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi igihugu cyacu cyugarijwe n'icyorezo cya coronavirus, kandi iki cyorezo ntabwo kiri mu Rwanda honyine ahubwo kiri ku isi yose. Coronavirus ni indwara yandura, ni indwara ya virusi umuntu ashobora kwandura mu buryo bworoshye. Yatangiriye mu gihugu cy'Ubushinwa, muri Korea y'Amajyepfo, mu bihugu by'i Burayi, muri Afurika ndetse n'ahangaha mu Rwanda. Byagaragaye yuko harimo umurwayi uyirwaye. Bavandimwe, inshuti zanjye kandi mwizera Imana yacu, bigaragara ko iyi ndwara ari icyorezo kandi cyandura mu buryo bwihuse, gishobora guhitana n'ubuzima bw'abantu. Ariko dufite ibyiringiro yuko Imana yacu ifite imbaraga zirusha icyorezo cya coronavirus. Niyo mpamvu ndabizi yuko bavandimwe, wowe ukurikiranye kino kiganiro urimo kwibaza ibibazo byinshi. Bimwe mu bibazo wibaza ntabwo ari ubu bwa mbere iki cyorezo nk'iki cyangwa se ibyorezo by'indwara bibaye. Ibi ni ibyorezo byahozeho. Iyo usomye ijambo ry'Imana bigaragara ko hagiye habaho ibyorezo bitandukanye ndetse bigahitana n'ubuzima bw'abantu. Gusa nagira ngo nkubwire yuko nubwo ufite ibibazo byinshi wibaza, hari abibaza bati ese iki ni igihe cy'imperuka? Abandi bakibaza bati se iki ni igihano cy'Uwiteka Imana? Abandi bakibaza bati ese ibi ngibi byatewe n'iki? Kubera iki Imana yareka ibi ngibi bikatubaho? Bavandimwe, nagira ngo nkubwire ngo icya mbere ngusubize yuko iki ngiki atari igihe cy'imperuka. Icya kabiri, ntabwo iki ngiki ari igihano cy'Imana, kubera ko Imana ntabwo ari isoko y'ibibi, ahubwo Imana ni isoko y'ibyiza, ndetse Imana ibyo ishaka kutugirira ni ibyiza. Uribaza uti se nakora iki? Icya mbere nagira ngo nkubwire ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo dutabaze Uwiteka. Ijambo ry'Imana riravuga muri Yeremiya igice cya 33 umurongo wa 3, haravuga ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije kutamenya, niko Uwiteka Imana ya Isirayeli Nyiringabo ivuga. Imana yo ubwayo iravuga ngo ntabaza ndagutabara. Bavandimwe, inshuti mukurikiranye kino kiganiro, icyo ngusaba muri iki gihe, icyo wakora nk'umukristo, nk'umuntu wizera Imana, ikintu cya mbere ukwiriye gukora ni ugusenga, kubera ko gusenga gufite imbaraga, ndetse Imana yacu ifite imbaraga zirenze virusi. Icya kabiri, ndagusaba kutagira ubwoba. Ubwoba ntabwo ari impano y'Umwuka Wera. Ubwoba ntabwo ari bwiza. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga muri Yesaya 41 umurongo wa 10, havuga ngo iki? Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Imana iravuga ngo ntutinye. Aya ni amagambo y'Imana kandi akomeye ku buzima bwawe. Ni ijambo ry'ubuhanuzi nshaka guhanurira ku buzima bwawe ngo ntutinye. Ntukwiriye gutinya muri ibi bihe ducamo, nubwo twugarijwe n'iki cyorezo cya virus. By the way, nagira ngo mwibutse yuko ushyira ibyiringiro byawe mu Mana. Nagira ngo nkubwire ngo Imana
hari imigambi myiza ishaka kukugirira. Nubwo hari iki cyorezo, nubwo iki cyorezo cyugarize isi yose, ariko nagira ngo ufate ibyiringiro byawe ubishyire mu mwami Yesu Kristo. Kubera iki? Kubera ko arabishoboye. Aravuga ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibiruhije bikomeye utamenya. Irashaka kugutabara. Cya kabiri yakubwiye ngo ntutinye, kubera ko ari Imana yawe. Ni Imana yawe, irashaka kugutabara, ngo izakuramiza ukuboko kwayo kw'iburyo, kubera ko yari isezerano ry'Imana. Iryo ni isezerano Imana igusezeranya. Nagira ngo mwibutse yuko utazahitanwa n'iki cyorezo utarabona amasezerano yawe. Isezerano ryawe uriyiringire, ndetse Imana izasohora imigambi yayo ku buzima bwawe. Kubera iki? Kubera ko Imana idufitiye imigambi myiza. Iravuga muri Yeremiya igice cya 29 umurongo wa 11, iravuga ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Kandi hanyuma yabyo niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Imana yacu igufitiye imigambi myiza. Iravuga ngo nzi ibyiza nzabagirira, ni amahoro. Ndahanura amahoro ku buzima bwawe, ndahanura amahoro ku muryango wawe, ndahanura amahoro ku gihugu cyacu, ndahanura amahoro kuri iyi si yacu. Mu izina rya Yesu, izina risumba ayandi mazina yose, ndatura amahoro mu gihugu cyacu, ndatura guhagarara kw'iyi virusi. Uwiteka Imana niyo kwiringirwa no kukurinda, izakurinda. Reka ngusengere. Mwami Yesu, ndagushima kuko ijambo ryawe riravuga ngo uzadutabara ndetse no mu bihe bikomeye. Abakwizeye bose bakakwiringira, uzababera databuja nk'igiti cyatewe ku mugezi, ngo cyera cyane, ngo kikagira amashami nk'ay'ibitovu. Uwiteka Mana isumba byose, ndasengera igihugu cyacu, ndasengera igihugu cyacu, ndasengera abanyarwanda, ndasengera isi yacu. Ndategeka mu izina rya Yesu ngo iyi virusi irimo kugenda ikwirakwira ku isi yose, turategeka ko ikiganza cyawe Mana kimanuka kikayihagarika mu izina rya Yesu. Turizera tudashidikanya yuko ugifite imbaraga, ufite ubushobozi bwo guhagarika iyi ndwara. Niyo mpamvu mu izina rya Yesu ntegetse kugira ngo iyi ndwara ihagarare. Twakira imbaraga zawe, twakira ubuntu bwawe, tubeho neza, twongere dusubire mu mahoro, kandi uturindire mu mababa yawe, kubera ko uri Imana isumba ibindi bigirwamana byose. Uri Imana isumba virusi, urayiruta, urategeka, kandi nta cyakubasha, kubera ko uri ku ngoma iteka ryose. Mu izina rya Yesu dusenze kandi twizeye. Amen. Amen.